irakomeye. Turasoma muri Luka igice cya 23 turahera ku murongo wa 33. Inyigisho iravuga ngo impumuro nziza iva ku musaraba. Nuko bageze ahitwa Nyabihanga bamubambanaho n'abo bagome umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira, abantu barahagarara barareba, abatware nabo baramukoba cyane bati yakirije abandi ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranijwe n'Imana. Abasirikare nabo baramushinyagurira bamwegereye bamuha inzoga isharira bati niba uri umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hari urwandiko rwanditswe ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati si wowe Kristo ngaho ikize natwe dukize. Ariko wakabira musubiza mu cyaha ati no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe ukuri tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Nuko isaha zibaye nk'esheshatu haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Izuba ntiryava, umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Yesu avuga ijwi rirenga ati data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Nuko umutware w'abasirikare abonye ibibaye ahimbaza Imana ati nukuri uyu muntu yari umukiranutsi. Inteko z'abantu bari bateraniye aho kurebera babonye ibibaye basubirayo bikubita ku gituza. N'inshuti ze zose n'abagore bavanye Galilaya bari bahagaze kure babireba. Haleluya. Isaha y'umwijima, kubera yuko wari umucyo w'isi yari amaze gupfa. Ariko nimwitegereza neza iyi nkuru harimo ikintu bita contrast. Contrast kera twiga ibintu byo kwandika no kuvuga baratubwiraga ngo nushaka kugaragaza ko ikintu ari kibi ujye ukibangikanya n'icyiza. Nushaka kugaragaza ko ikintu ari cyiza cyane ujye ukibangikanya n'ikibi. Nushaka kugaragaza ko injangwe ari umukara ujye uyishyira ku ishuka y'igitare. Haleluya. Iyo ni contrast. Hano witegereje uko ibintu byari bimeze. Ingingo ya mbere nayise Imana y'urukundo mu isi y'abagome. Imana y'urukundo hagati y'isi y'abagome. Kuko biriya turimo kuvuga iriya ntego twafashe ngo kujyana impumuro nziza ya Kristo, ngo kugendana impumuro nziza ya Kristo, ugomba kwibuka ko iyo mpumuro nziza ya Kristo uzayigendana mu isi y'abagome, uzayigendana mu isi y'abagambanyi, uzayigendana mu isi y'umujinya, uzayigendana mu isi y'abambuzi, uzayigendana mu isi y'abicanyi, uzayigendana mu isi y'umwijima. Haleluya. Ikintu cya mbere tubona hano, impamvu navuze ngo Imana y'urukundo mu isi y'abagome, baratubwira ngo nuko bageze ahitwa Nyabihanga bamubambanaho n'abo bagome. Buri ikibazo cya Yesu ngira ngo mwumve neza, we nta cyaha na kimwe bari bamubonyeho, ariko bagiye kumubamba kugira ngo bamushinyagurire, kugira ngo bamuteshe agaciro, bamushyira ku musaraba wari wagenewe ibandi ryitwa Baraba. Muri buka Pilato abaza bariya batambyi bakuru n'abandi, yaravuga ati ariko ko mufite umuco mwiza wuko muri iki gihe cya Pasika mbarekurira imfungwa, nimuhitemo mbarekurira uyu nguyu witwa umwami w'Abayuda cyangwa mbarekurire Baraba. Kandi hepfo bakatubwira ngo Baraba uwo nguwo yari afungiwe ko bisha abantu mu myigaragambyo yari yabaye, ngira ngo bari amabandi, yari afite gang. Abaroma bafata icyemezo cy'uko bagomba kumubamba we n'igangiye kugira ngo bibere abandi icyitegererezo n'intangarugero. Ariko mwumve ubugome bw'abantu. Pilato arababwira ati ariko
ko njya mbarekurira imfungwa, kuko Pilato yari arimo gushakisha uburyo bwose yakoresha ngo arekure Yesu. Arabahendahenda, arababwira ati njya mbarekurira imfungwa rimwe mu mwaka kuri Pasika, ni munyemerere. Kuko yaravuga ati ibyo ari byo byose nimba hitishamo. Yarabanje aravuga tumva aba bantu umujinya bafite wenda nshobora kuwuturisha nimukubita akava amaraso bareba. Aravuga ati ngiye kumukubita, niba hari n'ibyaha yabakoreye namugenzuye nsanga nta cyaha na kimwe kimesha uburenganzira bwo kumwica, ndabanza mukubiti, niba hari icyo yabahemukiyeho mumureba ava amaraso. Bamushyira hariya, abasirikare bafata imikoba baramukubita uruhu rushira ku mugongo. Arangije aravuga ati ubu ntimureba ko mugize, ntabwo muri bucururuke batoya, ibi ngibi byo kumukubita ukamurekura ejo azongera, oya turanezerwa ari uko apfuye. Pilato arababwira ati rwose mw'abantu mwe, reka basi mwongere mbahitishemo, hano hari ibandi. Ariko ari ibintu umuntu atekereza, iri bandi murabizi ryarabajujubije ejo bundi ryisha abantu. Muhitego ndekuri bandi cyangwa ndekure Yesu? Batoya, twebwe turashaka Baraba. None se uyu witwa umwami w'Abayuda wimukoresha iki? Ati mubambe, twebwe nibyo mubambe. Umva, nushaka kumva isi y'abagome, hari ubwo umuntu akubwira ngo urumva ngo ngewe hari abantu nagiriye neza ngo banyitura inabi, ngo hari abantu nagiriye neza ngo abari bo bampemukira. Wicayemo hano? Urimo? Abo wagiriye neza bakwitura inabi. Mva, niba hari umuntu wagiriraga abantu neza, aba bantu bose bari bahagaze hano bareba Yesu, bamwe bari barariye imigati yayitubuye. Aba batambyi bakuru n'abanditsi murabizi neza, Yayiro yari umukuru w'isinagogi, ubwo harimo n'abandi bavuga bati ibyo byose. Hari umukolege wacu umwana we yarapfuye aramuzura, iyo babaga bashonje yabatuburiraga imigati, iyo abantu babaga bahumye yarabahumuraga, iyo umva yagendaga aho anyura hose agira neza. Ariko barangije Pilato arabaza, Pilato we yari umuroma, ikigutangaza nta nubwo Pilato yari azi Yesu. Bamumushyira aramuga ati ntabwo ari we wa mugabo uherutse gukoresha rebellion? Aravuga ati reka da, cyo ibyo bya rebellion ubwami bwanjye si ubwa hano, none barakurega iki? Ati simbizi. Ati ko bavuga se kuri umwami? Ati sindi uwa hano. Ati ubwami bwanjye si ubwa hano, ubwa hano mba nahamagaye ingabo zanjye zikaza zirwana. Aravuga ati ariko indidi ubundi umwami utagira ingabo abaho? Aragenda aravuga ati ibintu murimo kumbwira uriya mugabo muramurenganya, ni wenda mumubwire ko ari umusazi, ariko ibyo kumbwira ko ari umwami, nta mwami utagira ingabo. Umwami utagira igihugu, umwami utagira ingabo, umwami utagira abagaragu ngo bamurwanire, uwo ni umwami. Uyu nguyu ntabwo bayatera Abaroma, jewe ndamurekuye. Baturamurekura. Ndaje mbereke ububi bw'abantu. Abo yagiriye neza, iriya mbaga y'abantu bari baje bamushagaye icyumweru kibanza bavuga ngo hozana uje mu izina ry'Uwiteka, barahindukira bavuga ngo nabambwe. Nushaka kumenya uko abantu bahinduka, uzahagarare munsi y'umusaraba. Njya numva muri munsi y'umusaraba. Munsi y'umusaraba wari wahatura? Iyo utuye munsi y'umusaraba, ikintu cya mbere uhasanga inteko y'abaneguranye, usanga inteko y'abasetsi, uhasanga inteko y'abagome, uhasanga inteko y'abagambanyi, uhasanga inteko y'abicanyi, uhasanga inteko y'abantu bahindagurika. Rero ngo umuntu ngo jewe amen. Umuntu akaza ngo isi yarankamuye, ngo se utuye munsi y'umusaraba. Munsi y'umusaraba rero haba isi kamura, munsi y'umusaraba haba ubuhemu,
bugahera mu nshuti zawe. Reka ngende ntondora noneho nihute ntaza kubakerereza. Ikintu cya mbere uzumva nushaka kujyana impumuro nziza ya Kristo, uzabanza uhagarare munsi y'umusaraba, ubona umwami Yesu. Ba Petero bamwihakanye, Petero bagendanye, Petero yakirije nyirabukwe, Petero wagenze ku mazi, Petero bajyanye agahindura ubukundi, Petero arahagarara avuga ngo uyu muntu simuzi. Gatatu ibyo Yesu yari abitwaye ajya ku musaraba. Ku mugoroba ubanza Petero yari yamwihakanye. Inshuti zari zakwihakana, ukavuga ngo uriya ntabwo tumuzi. Ariko abantu babaye mu Rwanda byo mushobora kubimenya. Buriya uru Rwanda ni igihugu cyo gutura munsi y'umusaraba. Turabyutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10, inkotanyi zitwaga inyenzi icyo gihe zateye. Tariki ya 2 irahise, ya 3 irahise, itariki ya 4 barasa umujyi. Uyu mujyi barawurashe uhinduka umutuku. Jewe rero ubwo mureba nge sinzira nk'intungane. Ngiye mu buriri ku itariki ya 4 ndasinziriye byembye, iyo maze gusenga rwose nshobora gusinzira. Ushobora kuza ukiba ibiri mu nzu byose upfa kutankoraho. Iyo nkozeho nibwo nkanguka, kuko niyo mu buriri harimo imbaraga se inkoraho nkakanguka. Ariko uje ukirinda kunkoraho, mbese ikintu cyanjye kiba cyumva kiba gisigaye ni uruhu gusa, amatwi yaba yafunze, finished. Bararashe. Noneho urumva nari umujeni Mariya, twari tumaze amezi 2 twimariye nyine. Noneho numva ubutaranamenyera ko hari umuntu kuryamye iruhande. Kajya numva, nababwiye ko ikiba cyumva muri jewe ni uruhu. Numva ku birenge ibintu birimo birafose, mu buriri hajemo imbeba, ibintu birimo kunjomba, nkangukira hejuru. Arambwira ati ariko aturumva ibyo bintu, ati atabajura baduteye. Abajura ati ntumva ko barimo gukerera grillage. Ndeguka gakeya nyine nk'umuntu w'umugabo, mbangura amatwi. Urumva we yagiye mu madara ari miramiza ngo abajura batanamenya ko arimo. Negura umutwe, hanyuma kugira ngo mwereke ko ndi umugabo nyine ndabyuka. Ndagenda mpagarara ku idirishya, negekaho ugutwi ngo numve ko inzu barimo gukerera grillage. Ariko neza amatwi neza numva ni mitrailleuse irimo kuvugira hakurya y'iwacu ivuga ngo nabwo naguze ikintu. Ntabwo ibyo bintu biri hano. Ngwino nkwereke. Mbaye umugabo nyine, hinguye idirishya, mbona hakurya kwa rando hari hashinze imbundi ireba hejuru, kuko buri ikikubwira aho imbundi igana. Iyo barasa nijoro ubona amasasa agenda acanye umuriro ameze nk'amahembe. Buriya babaye ahantu haba amahembe, y'amahembe agiye urayabona acanye. Ndamubwira ntureba, barimo bararasa hejuru. Keza aho ngaho bararasaga baca umwanya ukumva ikintu ngo boom, ikibunda kinini. Ndabona ntuzi ikintu, ni n'abasirikare barimo gukora imyitozo yo kurinda umujyi. Nta ntambara irimo hano. Abantu bose bari bahiye ubwoba, bari muri Kigali, ntimunyirarireho. Abenshi twarabyutse baratubwira, bamwe bagiye muri koridoro, abandi bagiye munsi y'ibitanda, abandi jewe narabisesenguye. Yenye ubwoko bwanjye busesengura, abana nawe narabizi. Nta ndege ziri muri iyi ntambara. Aba n'abasirikare barimo kwitoza kurinda umujyi. Subira mu gitanda nk'umukiranutsi, mbwira Imana sawa, ndasinzira. Mu gitondo mbyutse, ubwo ni tariki enye, tubyutse dusanga baratangaje ngo nijoro ngo inkotanyi zaraye ziteye umujyi. Ndabo murabeshya, cyangwa badamu murabeshya, nta nkotanyi zarimo hari. Muha n'ibimenyetso 3. Ndamubwira nti nusanga hari ibimenyetso 3 ngiye kuguha, niba tureka tugasohoka, nusanga intumbi mu muhanda, cyangwa ugasanga hari inzu nimwe yamenetse ibirahuri, cyangwa ukabonaho amaraso yaviriye, umenye ko haraye habaye intambara. Nta ntambara yabaye muri uyu mujyi. Ariko ntitwamenya amayeri. Burakeye bafata ibyitso, twese baduhejeje mu rugo, bafashe ibyitso. Icyo nendaga kubabwira si icyo rero, guhinduka kw'abantu. Karitsiye twari dutuyemo twe twari bashya, baraje nanjye barantwaye. Ngarutse nsanga abaturage bafunze isura, barambwira ngo kugarutse ntimuzi nari ngiye. Borose ntibagutwaye tureba, se muzi nari ngiye.
ariko ubwo ndimo ndihagararaho mu mutima ndimo ndahinda umushitsi. Barambwira ngo bene wanyu bose, umva bene wacu kandi ntibanze, ngo bene wanyu bose bagiye niwo ugarutse. Ko bikabaye. Noneho muri iyo minsi uzi ko wahuraga n'umuntu muziranye ntanagusuhuza. Umuntu muziranye ntanagusuhuze. Wa gatandatu ukurikiyeho twakoze umuganda wo guhiga inyenzi. Nkabwira madamu ni ngwino tujyane n'abandi tujye kwiyererutsa, turahiga inyenzi mu bisambu hari zo wabonye. Ariko twagezeyo uzi kujya guhiga inyenzi ufatanije n'abandi abakuzi badashaka no kumenya no kwerekana ko bakuzi. Urabona rero giye ushobora no kwiyoberanya, ariko madamu wanjye we ntabwo byamukundira. Mumubona ashaje buriya akiri mutoya aho nyine byaranagaragaraga cyane, uretse ko n'ubu ngubu ntaho yakwihisha. Abantu bakatureba gutya ukabona abantu ko ntacyo twabatwaye. Impumuro nziza mu isi y'umwijima. Burya nushaka kumenya icyo bivuga gutura munsi y'umusaraba, uzajye mu isi y'abantu bakwishisha ntacyo wabatwaye, uzajye mu isi y'abantu bakwanga batanakuzi, nibwo uzamenya icyo bivuga guhagarara munsi y'umusaraba ukajyana impumuro nziza isi yashinyitse amenyo. Yesu yahagaze hariya bamushyira ku musaraba. Reka mbanze nsubire ku bantu twese twari duhagarariwe twese. Reka mbere ikiko bimeze. Umunyapolitike wawe yicayemo hano yari ahagarariwe. Pilato niwe wari waciye urubanza kandi abizi neza ko uyu muntu arengana. Yabigenzuye, arabigenzura, asanga uyu muntu ararengana, aranabibona ko arengana, ariko kubera inyungu z'umwanya. Uzi ikintu cyitwa inyungu z'umwanya? Inyungu z'umwanya muzitegereze muri ubu buzima. Inyungu z'umwanya. Pilato ubundi yari yihagazeho, ariko bapfuye gutunga urutoki umwanya we. Baramubwira ati sawa, wanze kubamba n'umuntu, tuzabyandikira Kayisari tumubwire yuko hari umuntu wiyise umwami ntiwamubamba. Bapfuye kuvuga iryo jambo. Pilato yahise ashishe mu rwandiko ati mumubambe mwandike ko ari umwami w'Abayuda. Ibyo babyita political expediency. Gufunga umutima nama ugahemukira umuntu kugira ngo udatakaza umwanya. Abakora ibyo ngibyo munsi y'umusaraba bari bahagarariwe kandi birakorwa. Si rimwe si kabiri, ku myaka 66 utarabona ibyo ngibyo waba ufite iyindi subamo itari yo tubamo. Birakorwa. Isi yahindutse kandi uwo Yesu arimo arabireba, kuko yabwiye Pilato aramubwira ati ariko jyewe nta cyaha nakoze. Ibyo bandega ngo ndi umwami, ubwami bwanjye si ubwahano. Ariko Pilato bapfuye gutunga agatoki umwanya we, bavuze ati tuzabibwira Kayisari ko hari umuntu wiyise umwami ntiwamubamba, nubwo abizi neza ko bamubeshyeye. Yahise ajya mu murongo w'abandi. Aba kabiri bari bahagarariwe n'inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano nizo zagombaga kurengera uyu muntu. Impamvu njya mbibabwira, buriya genocide yabaye mu gihe cya Pasika bijya binyorohera cyane kuko kuri genocide yakorewe abatutsi kuko birasa. Inzego z'umutekano zagombaga kurengera uyu muntu. Abasirikare barabamuhaye, uretse no kumubamba biyongereraho n'ubugome bundi Pilato atabategetse. Barabanza baramufata, ririya kamba ry'amahwa bamwambitse ntabwo ryari riteganijwe, kari agakoryo bongeyemo kugira ngo nabo berekane ko bashobora gushinyagura. Bamwambika ikamba ry'amahwa, bakajya bapfukama, bakamuterera amasaruti, bagakubita urubingo ku ikamba ry'amahwa. Abasirikare n'inzego z'umutekano nabo bari bahari, bavuye mu nshingano. Buriya muri genocide cyatumye ishoboka, abanyapolitike bari babifasheho icyemezo n'inzego z'umutekano
ziva mu nshingano. Erega ku cyumweru gitaha tuzibuka buriya genocide yatangiye turi muri Pasika. Pasika yabaye ku itariki 3 hari ku cyumweru, indege bayirashe kuwa 3 nijoro hari ku itariki 6, itariki 7, itariki 7 mu kinyarwanda cy'iwacu niko tuvuga. Genocide yari yatangiye iyobowe n'abanyapolitike n'inzego z'umutekano, na hano ariko byagenze kubw'inyungu za politike. Ntabwo Pilato yabambye Yesu kubera ubugome, ubundi kubw'umutima nama ngo yasabye n'amazi. Amaze guca urubanza arakaraba aravuga ati ibi ngibi ntibimbarweho, birabuzwa n'iki kubarwaho kandi ari we wabisinyiye. Biraganje numva n'abantu, ntabwo nshaka yuko inyigisho nyihindura politiko, ariko burya politiki ijyana n'inyigisho. N'icyatumye abantu benshi n'ibihugu byinshi byangirika nuko twibwira yuko ibibi bikorwa bitatureba. Ariko reka mbabwire, cyewe naratangaye cyane, nigeze kujya impaka n'abazungu twagiye muri konferanse. Hari abantu b'abanyapolitike bari barekuwe ngo nta bimenyetso byabonetse. Ndabwo nta bimenyetso byabonetse. Umuntu wari muri guverinoma, ubundi ibindi bimenyetso umushakaho ni ibihe? Ibimenyetso ushaka ku muntu wari muri guverinoma ni ibihe? Ko guverinoma ni umutwe w'igihugu, nibyo cyangwa se byo? So niba umutwe wafashe icyemezo, umutwe wanjye ushobora gufata icyemezo nkabwira ikofe ryanjye ngukubita karegesa, nkakubita karegesa ingumi, mugakora ankete, umutwe ukavuga ati ntabwo ibi bintu sinabigizemo uruhare, ni ikofe ryamukubise, mubaze ikofe, mubaze n'ukuboko kwarambuye. Ariko ninde urambura ikofe, ninde urambura ukuboko? Ni umutwe. Ntushobora kuba innocent uri umuyobozi ngo uvuge ngo biriya byaha ngo sinabigizemo uruhare, ngo twebwe ngo twari abasirikare ngo ntabwo twabigizemo uruhare, ngo twari abajandarume dufite amabwiriza ntabwo uruhare twabigizemo. Burya hano mu kubamba Yesu uwambwira ngo nca urubanza aba bose nta numwe. Niyo mpamvu twese Bibiliya avuga ngo twese twakoze ibyaha. Aha munsi y'umusaraba nta muntu numwe wasigaye. Abanyapolitike bari bahagarariwe, inzego z'umutekano zari zihagarariwe, n'abanyamadini twambara amakanzu twari duhagarariwe, kuko Kayafa na Ana abatambyi bakuru, abakuru b'idini. Erega no muri genocide abakuru b'idini twarimo. Njya numva abantu biyamamatsa ngo kiliziya nta ruhare yagize. Nigeze gutongana n'umusheyi umwe, twagiye mu nama, aravuga ngo twebwe ngo Isilamu, ndavuga ni Isilamu ngo nta muntu wapfiriye mu musigiti, ubundi sawa atari abayisilamu bajyayo ni bangahe? Ndamubaza nti se ijwi mwigeze muzamura mwamagana biriya, wanshakiraho riri recorded cyangwa bari wamwanditse tukayibona? None se ko mufitemo n'abantu bafunze ntabwo bari abanyu? Twese twakoze ibyaha, munsi y'umusaraba twese twari duhagarariwe. Buriya umusaraba wa Yesu ni igishushanyo cy'isi mu buryo bwose burambuye, kuko munsi y'umusaraba niho usobanukirwa isi. Munsi y'umusaraba twari dufite umuntu w'intungane utarigeze akora icyaha, washobora kuvuga ngo nimunshakire icyaha mu kinshinje. Jewe ubishatse wabibona, unshatseho ibyaha wabibona, wabibona mu bitekerezo byanjye, wabibona mu kwirengagiza kwanjye, wabibona mu magambo yanjye, wabibona mu bikorwa byanjye. Ariko Yesu yigeze kubwira abafarisayo ngo nimunshakire icyaha nakoze mu kinshinje, barakibona. No mu kujya kumubamba nta cyaha cyari kirimo. Baravuze ngo harya ngo wavuze kuri umwana w'Imana. Ubundi si ubwo nje hano nkavuga ngo ndi umwana w'Imana, singira icyo nshaka kubikoresha, wenda banshyira mu basazi, ariko ntibabimpanira. Isi yose yari ihagarariwe n'abatambyi bari bahari, abanyamadini twari duhagarariwe munsi y'umusaraba, n'abaturage twese. Kuko iriya mbaga yose, ndagira ngo buri muntu wese wicayemo hano wibone muri iriya mbaga. Kandi ushobora kuvuga ngo yango ngewe yomba naravutse icyo gihe sinari kujyamo. Wari kujyamo, wari kujyamo, wari kujyamo,
kuko niyo utari kujyamo ugiye gukora nabi wari kujyamo ugiye gushungera. Ndabeshya? Wari kujyamo ugiye gushungera. Ushobora kujyaho bakubita umujura ntukubite ariko ugahagarara ugashungera. Nawe wari kujyamo ukajya gushungera kuko abo bose bari bahagaze bashungera bareba uko yicwa. Ariko ikintu gishimishije, urwo ni uruhande rw'umwijima, isi y'abagome imbere y'Imana y'urukundo. Kuko Yesu bamaze kumuzamura ku musaraba, ndagira ngo muhanze munabyumve, ntabwo bamuzamuye ku musaraba neza. Njya mbona korari yahoze iririmba ngo urubindo ntarwo yari yambaye, my dear. Nta rubindo Yesu yari yambaye. Impamvu bawitaga umusaraba w'isoni, iyo abaroma babambaga umuntu bamwamburaga imyenda yose bakakubamba wambaye ubusa gusa, ubusa buri wambaye ubusa. Burya impamvu bamwambika akabindo nuko turi abizera twanga gukorwa n'isoni, ariko ubundi yari yambaye ubusa buri. Baramuzamura yambaye ubusa kandi atapfuye. Uzi kurebesha amaso ukabona abantu bakuzi wambaye ubusa, wenda bagukubise ukava amaraso ariko bakaguhagarika wambaye ubusa. Nigeze kwigisha igurupe y'abapfakazi b'umuryango wa Vega, mbigisha ibintu byo kubabarira. Ndangije kwigisha umukecuru umwe, nta nubwo yari umukecuru, yari mukuru gusa, ariko tubaze no mu myaka namurushaga imyaka ngira ngo nk'ibiri nkurikije iyo yambwiye. Arambwira ati "Ge turi twenyine yanshyize ku ruhande, ntuzongere kwigisha ibyo kubabarira kuko wowe uri umugabo, hari ibyo utazi. Iyo uvuga gutakaza abantu, gutakaza ibintu ndabyumva, ariko uzi gutakaza agaciro." Atereka nk'ubuhamya, arambwira ati "Jewe urandeba, ndi umubyeyi, banyambitse ubusa, imyenda yose bayikuramo, bantembereza mu mudugudu w'iwacu, abantu bose banzi bandeba." Wenda abagore nimwe mu byumva. Wambaye ubusa buri bamutembereza mu mudugudu, baramugendana yambaye ubusa. Arambwira ati "Barangije bampa abana bangana n'abanjye birirwa bankiniraho, izo mbabazi wazikurahe?" Ndamureba ndamubwira "Nturabizi madame," ati "izo mbabazi wazikura ku musaraba, kuko uriya mwami nababwiraga nawe nuko bamugenje, bamubambye yambaye ubusa, amara amasaha 6 atarapfa yambaye ubusa, abana bamureba, abagore bamureba, abagabo bamureba, abantu bose bamureba, kurinda apfa. Nusanga uriye ukamubwira, washobora kukuruhura kuko nicyo cyamujyanye hariya." Cyo nshimira Imana nuko byarafashe. Uriya musaraba urafata. Haleluya. Byarafashe kuko yumvise yuko uriya mwami tuvuga ntabwo yagiye hariya ku musaraba yambaye costume, ntabwo yagiye hariya ku musaraba nibura yambaye ikabutura nk'izo tujyana muri pisine. Yagiye bamwambitse ubusa buri mu bantazi, kandi yari umuntu wubashywe. Ibyo nibyo bita gucishwa bugufi kugeza mu mukungugu. Imana y'urukundo hagati y'isi y'abagome. Ariko bamaze kumuzamura, noneho ahagaze ahantu bose abitegeye, yambaye ikamba ry'amahwa mu mutwe, ibiganza biteyemo imisumari, umubiri wose bawukubise urimo uravirirana, ibirenge birimo imisumari, ntashobora no guhumeka neza, arabitegereza arabareba. Njya mbibabwira hano kenshi, iyaba ari jyewe Rutayisire mwene Karasira babambye kuri uriya musaraba, amagambo mba naravuze atandukanye n'ayasohotse mu kanwa ka Yesu. Arabitegereza izo ndashima,
arabitegereza abantu bari barwaye abakiza indwara, arabitegereza abantu bari bapfushije abazurira abana, arabitegereza abantu bari bahumye abahumura amaso barayamukanurira, imbaraga bazikoresha bamubamba, arangira avuga ngo data ubabarire ko batazi ibyo bakora. Iyo ni Imana y'urukundo hagati y'isi y'abagome. Rero iriya mpumuro nziza batubwira tugomba kujyana niyo ngiyo. Arakubwira ngo itegereze Yesu ku musaraba, nurangiza use nawe. Wenda wicaye hano ariko nenda gukunda cyane, aho uherukira hano rwose waduhaye ubuhamya nabwo ntanete, anazahora aranete, niyo yanyoye amarura araza akabitubwira, niyo abakozi bamumeneye itasi akarakara ntatinya kubivuga. Urumva niba urakara bamennye itase, uriya byagenda bite wakumanitse hariya? Buriya urugero Yesu yaduhaye rurakomeye. Kubona umuntu, umwigisha wacu, umwami wacu, bamutwara ku karubanda, umuntu waruzwi n'abantu bose, bakamwambika ubusa, bakamutegesha amaboko, yarangiza akabareba ngo ibyo mwakora byose ni muri bumpinduri, ndaguma muri identite yanjye, ndi Imana y'urukundo, nzaba Imana y'urukundo haramutse imvura, nzaba Imana y'urukundo havurutse umurindi, nzaba Imana y'urukundo haramutse izuba, nzaba Imana y'urukundo murimo kumpimbaza, nzaba Imana y'urukundo mwanyanze, nzaba Imana y'urukundo mwamanitse. Aravuga ngo data ubabarire ko batazi ibyo bakora. Haleluya. Iyi mpumuro nziza ya Kristo nuko nguko iza, nuko nguko iza. Kuko twebwe iyo umuntu agututse urabirwara. Mu gitondo umuntu yabyutse anshiraho amateka menshi, naje nanjye murwaye, ngo Imana izagucira urubanza. Maze rero buriya natwe tugira n'ibyaha, ngo Imana izagucira urubanza ngo ku munsi w'amateka. Nanjye musubiza nk'uko yanyandikiye, ndamubwira ni ku munsi w'amateka umugisha mfite nuko izancira urubanza inzi. Umuntu agusaba amafaranga utayamuha akaguciraho iteka, kandi wamusobanurira ukamubwira utari ko ntayo mfite, ngo ariko ngo wari wambwiye ngo uzayamuka, ukagira ngo n'umwenda wamugiyemo. Kandi igihe wibikoze gutyo uba wihemukiye. Ntabwo nsa na Yesu. Iyo ubigenjeje gutyo ndabwira nti sawa, ikomereze. Ndagusobanuriye nkubwira impamvu ubu bidashoboka, ngo no mu kwa 12 ntibyashobokaga. Aho nese mu kwa 12 cyatumye bidashoboka nicyo n'uno munsi wese. Buri mu kwezi kw'abanyeshuri mfite abanyeshuri ndihire, mu kwezi kwa kane abanyeshuri bagiye gufungura same story, ngo none habigira urubanza rurerure. Nahoze mbitekereza nicaye hano ndavuga nako buri yaba ari Yesu yariko bigenza ati. Kuko twebwe iyo umuntu akubwiye nabi ikikuzamo cya mbere niyo umushubije neza umwicaho. Iyo umuntu yakubwira ngo ku munsi w'amateka nzakubonaho gucira urubanza, ntumugisha mfite nuko atari wowe uzaruca. Finished. Kandi Imana nijya gucira urubanza ntizakenera abashinjacyaha n'abavoka, izabikora yonyine. Ariko iyi si iragoye. Ariko iyo batubwira ngo kujyana impumuro nziza, ni muri iyo si igoye tugomba kujya. Muri iyo si igoye niyo tugomba gukoreramo. Mu isi y'abatakumva, mu isi y'abusobanurira bakanga kubyemera, mu isi y'abambuzi bakuguza ntibazakwishyure, mu isi y'abanyabinyoma n'abesikoro, mu isi y'abagome, iyo si niyo tugomba kujyanamo impumuro nziza. Kandi Yesu yatweretse uko bikorwa hariya ku musaraba. Haleluya. Hariya ku musaraba niho byose bisobanukira, ukitegereza Yesu. Kandi Bibiliya tubwira ngo iyo tumwitegereje cyane, nutumbira Yesu bose bazamenya, bose bazamenya kubana bare kubugome, reka ubugome bitabe Yesu.
buriya kugenda duhindurwa tugasa na Yesu niyo abantu batahinduka. Jewe nshobora kukubwira neza, kenshi igihe nkunda no kwisobanura, hari umuntu umwe wamwitera kuki wisobanura, ndamubwira ntoya, burya iyo uhakaniye umuntu ikintu ukamusobanurira uba uzi neza ko ibyo wamubwiye ari ukuri. Mfite uburenganzira bwo kutisobanura, ariko mfite n'ubwo kwisobanura ugasa na Yesu. Hanyuma wamara kwisobanura umuntu akanga kubyemera, ukavuga uti sawa, kintu ko nagusobanuriye, niba utabyemeye ni akazi kawe, akagutuka ukamwihorera. Mfashe telefone nkabasomera ibyo uwo muntu yanyandikiye, mesaje ndende zuzuyemo, ukicara ukavuga mva mwami Yesu, uyu muntu nari ngiye kumusubiza ariko reka nceceke. Nawe yamaze gusenga araceceka. Burya numara gusenga ujye uceceka, numara gusobanurira umuntu ujye uceceka. Uretse ko burya ucecetse hari igihe uwo nguwo bimutera umujinya urenzeho. Kera njya mbibabwira, kera aho nakoraga nari mfite umubikira twakoranaga, yajyaga arakara bikamucika. Noneho umunsi umwe ararakara rwose, aza fuming pe, umwotsi utumuka mu mazuru. Araza arahagarara arambwira, nari prefet des études, nari mwungirije, nifata gutya nka padiri. Aravuga imvura iranyagira pe, kandi imbere y'abanyeshuri imvura iranyagira. Yarangije namwe masere, reka tujye gukora ibyo tugomba gukora. Nibyo wambwiye nabyumvise. Ngo ariko ngo nimutekereze vrema, ngo umuntu arahagarara ngo ukamubwira nawe reka tuve mu bana. Tugeze hirya nawe nze uriyo musubiza, urabona ibyo twari kuba dukoze. Wowe uri umuyobozi ndakungirije, dutonganira imbere y'abana. Burya umuntu navuga ukamubwira ukabona akomeje, wowe ujye uceceka. Kuko Yesu yamaze gusenga araceceka, yambara agapfukamunwa. Iyaba ari jyewe bamanitse we, mba narabavumye nkabwira Imana ubarebe, ibi uzabibiture. Ariko ndiho nyuma yuko yagiye ku musaraba, nkamubona bambye ku musaraba. Ubu nanjye mbambye nzi uko nabigenza. Muri genocide ku itariki ya 7 intera hamwe zahagaze imbere y'iwanjye, zitangira gukora debate. Batari kwa aha hantu rero, tereka tubanze duteremo grenade basohoke, abandi batari kumurike tumene iki cyugi twinjire. Icyanjemo cya mbere haje kamera. Burya kamera nibanza gusohoka, iyo utayifashe irya abantu. Muzarebe iteka ryose iyo gutunza urutoki, ikiza bwa mbere ntabwo ari umwuka, kamera. Kamera birasohotse iti ca mu gikoni ufata umuhoro, kore karikira unyuremo, hari utememo nka batatu bakwica, ariko nawe wagaragaje ko uri umugabo. Igihe ntarashyira mu bikorwa ibyo natekerezaga, numva ijwi riturutse mu ijuru ngo he, ngo nuko rero genda ufata umuhoro utememo batatu, nurangiza upfe, uraza imbere yanjye ufite amaraso ku ntoki, umbwire ko uvuye he. Gutyo ndicara mbwira Imana, va rero Mana, ibi bintu waduhaye birakomeye, ariko wampereho umugisha. Unyemerere aho gupfa nk'umugabo mpfe nka Yesu. Nibaza ndabasabira umugisha, ndabasaba, ndasohoka mbasanganire, nshyize amaboko hejuru ngo babone ko nta ntwaro mfite, babwire nti murashaka iki. Obviously icyo bari kubashaka neza, none ni mu umwanya mbanze mbasabira umugisha, nimurangiza mu nyice. Ariko siko byagenze, iyo biba byaragenze bityo simba ndi hano. Ngo namaze gusenga gusa ngumye hamwe, numva imbundi iravuze. Arakabaho bari abantu b'inkotanyi, Imana izabaho umugisha. Abana babiri bashinze imbunda, ya bande yose irisesa, ariko bamwe amasasu yarabafashe. Ubejo bundi nitugera mu cyumweru cyabyiza, umva bamwe bavuga ngo ariko natwe twapfushije abantu. Harabapfuye, none se ubwo wapfuye uwo munsi uwisasu ryafashe ntiryamufashe, ariko wagombye kwibaza ngo uko yapfiriye hehe. Nk'ubwo wapfuye uwo munsi
reka mubwire ikintu kimwe, ibyo sinya ntinya no kubivuga. Wapfuye uwo munsi umwana we yaravuze ngo Inkotanyi zishe papa, nanjye ndavuga ngo zanyijije umwicanyi. Twembi turabireba mu buryo butandukanye. Bagombaga gukora umurimo wabo, n'abandi bari bafite ibyabo bari barimo. Icyo nendaga kubabwira si icyo ngicyo, nabibwiriraga kamere. Babaragiye, nsigara nicaye ndavuga ngo rero Mana, iri somo ndaryize kandi ndarifashe. Ninzahagarara imbere y'umusaraba uwo ari wo wose, nzajya mbanza ntumbire Yesu, nindangiza mvuge ngo ari Yesu uri hano yabikora ati, nindangiza nitware nkawe. Nimushaka kuzana impumuro nziza mu isi y'umunuko, nushaka kuzana impumuro nziza mu isi y'umujinya, nushaka kuzana impumuro nziza mu isi y'abagome, nushaka kuzana impumuro nziza mu isi y'abambuzi, nushaka kuzana impumuro nziza mu isi y'abagambanyi, ujye utumbira ku musaraba, uzakurayo imbaraga. Kuko uriya wagiye ku musaraba, Bibiliya iratubwira ngo ibyo afite muri we, nkunda ukuntu Yohana yabyanditse ngo ibyo afite muri we nibyo yaduhayeho. Uriya mutima wari muri Kristo Yesu ni waduhaho, tukajyana impumuro nziza tuyikuye ku musaraba. Haleluya. Jewe nahigiye byinshi, reka wenda mbaho ubwo buhamya, kuko mu cyumweru cyo kwibuka nabwo wenda simbizi, nzaba ndi no mu rugendo, wenda sinzaboneka hano mu bazigisha. Ariko reka mbabwire, ririya sengesho rya Yesu ku musaraba niryo ryahinduye ubuzima bwanjye. Data ubababarire kuko batazi ibyo bakora. Cyewe nakuranye umujinya uvanze n'urwango. Mfite imyaka 5 bishe data, mfite 15 batwirukanye mu ishuri, mfite 25 ubwo bari banyirukanye mu kazi, nkizwa nyuma yaho. Ariko umunsi umwe ndimo gusoma inkuru ndawe ntumva Yesu, ntabwo bishoboka, ntabwo umuntu yakubamba ngo umusabire umugisha. Nsubiyeyo nkasanga koko yarabikoze. Umwuka aranshinja arambwira ngo rega, turiya dupfunyika twose wanze kurekura. Niba ugiye gukurikira Yesu ugasa nawe, ugomba kubanza ukaduhambura ukatumuha. Hanyuma nanjye ndarisenga, abo bose ndabatondeka ndabababarira, ndaruhuka. Ni inkuru ndende ubwo nayihinnye kuko sibyo ndimo kwigisha uyu munsi, wenda tuzabigarukaho ikindi gihe. Niba dushaka gusa na Yesu, niba dushaka kujyana impumuro nziza ya Kristo, ndabizi neza, urabizi ikibazo tujya tugira iyo nigishije nkakora kuri ibyo bikomere by'Abanyarwanda, abantu benshi ntibafashwa kuko barabibitse, barabikunda, birabaryohera, sinzi ikintu abantu babikundamo. Ariko nk'ubu ngubu iyo wigishije gutya, nuko ntazajya kuri YouTube kureba, sinjya nkunda kureba amakomanteri. Abantu barandika uriya mupastori ni umuntu ubeshya, ni umunyapolitike wiyoberanije, uriya nta mupastori umurimo, ni umuntu waho w'umunyamanyanga, uriya nta mupastori umurimo, ni umuntu w'umunyanzangano. Narazihoranye we. Nimushaka, hari n'umuntu ugeze kubimbaza ngo kuki uhora usubira mu buhamya bumwe. Ndababwira nuko nzi ko ibyo nakize bamwe muri mwe mu kibirwaye, ubanze mukire nama. Nimukira umwuka azambwira ngo ubuhamya ntuzongere kubutanga, barakize se mushaka iki? Kiriya kigirwamana ko gikomera, Arutemu y'Abanyefeso irakomeye. Reka twikomereze impumuro nziza iva ku musaraba, reka twumve uko byagenze. Urumva aba bantu bose muri musomo murabibona ko bose bari bateranye hamwe, bahuje indirimbo, nabambwe abandi bahuje indirimbo, barimo kumukoba, ariko arangije umva icyavuyemo. Baratubwira ngo ikiriya mpumuro nziza ikora yo ku musaraba, umwe mu mamandi, umwe muri bavuga ngo ni ibisambo, umwe muri bya bisambo byari bibambanywe nawe, ngo we yari mu murongo w'abandi barimo kumutuka. Ariko nduramubwira ati shati we rero wowe ntabwo ufite amaso areba, uyu muntu turi mu rubanza rumwe, nyamara we nta cyaha yakoze, twebwe twabambiwe ibyo twakoze. Shefu wacu Baraba, ariko ningera mu ijuru nzajya gushaka aho Baraba atuye, ninsanga Baraba atari mu ijuru kabisa nzumirwa. Uzi kumva mu gitondo barabyutse bati Baraba,
kandi Baraba bari bararangiye kumucira urubanza, yarategereje umunsi wo kubambwa gusa, we nari amabandiye. Mu gitondo yumva barahamagaye. Umuntu wese uzi uko muri gereza bikora bavuga cyane, izacu zo muri kino gihe kuko biri develope bazanyemo amahopa riri. Uwitwa Baraba baramushaka kuri direction, uwitwa Baraba kuri direction baramushaka, abwira abandi ati rero bye bye, nyine urumva urubanza rwanjye rwararangiye, ubu munsi wanjye wo kubambwa ndasohotse. Agezeyo baramubwira ati fata bagage zawe witahire, abaturage basabye yuko urekurwa. Baraba jewe ntibarekuye nibura babandi nayoboraga barekuye shefu. Ariko nicyo Yesu yakoze ku musaraba. Buriya umusaruro wa mbere w'umusaraba ni Baraba. Buriya niwe musogongero wa mbere w'umusaraba, kubera ko Baraba shefu w'amabandi. Jewe njya niyimagina Baraba asohotse agahagarara imbere ya gereza akavuga ati nimubwize ukuri byagenze bite ngo jewe shefu w'amabandi aba ari giye ufungurwa. Baramubwira ati rero hari umugabo witwa Yesu Pilato yabahitishijemo ngo bakurekure, cyangwa aravuga ati uriya bagiye kubamba. Iyo mba ndi Baraba nari gukurikira, nibura nkabanza nkabwira wakoze kujya ku musaraba ku bwanjye, kuko uriya musaraba Yesu yatwaye wari uwa Baraba, wari uwawe nanjye. Barumuna ba Baraba bahitamo nabi. Umusaruro wa mbere w'umusaraba wabaye Baraba. Ariko nibaza niba Baraba ningera mu ijuru nanjye nzabwira Imana bwira marayika avuge cyane umpamagarire Baraba ndeba aho aherereye. Kandi wasanga atarakijijwe, wasanga atarihannye n'ibyo Yesu yamukoreye byose, akikorera umusaraba mu mwanya we. Ariko mwebwe se ko mubyanga? Barumuna ba Baraba, rero twese turi barumuna be. Baraba niwe musaruro wa mbere. Umusaruro wa kabiri, uzi ko Yesu yatwaye imisaruro ibiri mu bisambo. Umusaruro wa kabiri, igisambo kimwe kiravuga ati ahubwo jewe nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Abishyize muri future. Yesu aramubwira ngo ntabwo biri kera, iri joro turabana muri paradiso. You will be dead and I will be dead. Kandi isengesho ryawe ndaryakiriye, iri joro ndagutwara nk'umunyago, turabana muri paradiso. Haleluya. Impumuro yo kumusaraba. Kuko igisambo cyararebye kiravuga ati yamahiga, umuntu baramubamba agasabira abantu umugisha, ati uyu nguyu ndashaka kuba umwe muri kumera nkawe. Wenda buriya nacyo gishobora kuba cyaranavuze kiti ibyaha byanjye bimbabarire, ubujura bwanjye mbababarirwe, hanyuma nanjye se nawe. Ndashaka gusa nawe Yesu mucunguzi, ntawigeze kukumva uvugura kaye. Ndashaka gusa nawe wasengaga kenshi, wihereranye na so kuri wa muso. Kuri uriya musaraba, impumuro nziza y'umuntu w'umukiranutsi wabambwe ariko agakomeza akaba we. Ikibazo twe tugira gituma isi isharira, ikibazo tugira gituma isi inuka, nuko twebwe iyo badukandagiye dusa n'isi dukandagiye. Iyo badukandagiye twishushanya n'isi yadukandagiye. Bakubwira nabi ugasubiza nabi, bakureba nabi nawe ukareba nabi, bahekenya amenyo ukayahekenya kabiri. Ariko Yesu baramubambye basabira umugisha. Impumuro nziza iva ku musaraba. Reka twumve n'abandi. Igisambo kimwe gikurikiyeho, hanyuma nyuma yaho nkunda kiriya uburiya buhamya bw'uriya musirikare 47 ngo nuko umutware w'abasirikare abonye ibibaye ahimbaza Imana ati nukuri uyu muntu yari umukiranutsi. Uyu musirikare bamwe njya numva bavuga ngo yarahumye ijisho, ngo ateye ngo icumu, ngo amazi avanze n'amaraso ngo biguye mu jisho rye ryahumye ngo arahumuka. Izo ni za anecdote. Icyahinduye uyu musirikare ntabwo bwari ubwa mbere abona umuntu bambwe.
icyahinduye umusirikare ntabwo bwari ubwa mbere abona umuntu upfa ku musaraba. Icyahinduye umusirikare ni ukubona umuntu abamba akamusabira umugisha, ni ukubona umuntu ushinyagurirwa ntahekenye amenyo, ni ukubona umuntu ushinyagurirwa ntakambye agahanga, ntatukane, ntanasakuze. Kuko kenshi twebwe twageze mu bibazo turasakuza. Ariko hari ahantu muri Yeremiya bavuze ngo nk'umwana w'intama bajyanye mu ibagiro, uko intama icecekera imbere y'abayikemura ubwoya n'abayibaga, ngo niko atazamuye ijwi. Uzi ko burya iyo ugiye aho babaga inyamaswa, iyo babazi ihene, kubita icyuma ihene igasakuza, intama ivuga ngo ntabwo intama igisakuza iyo bayibaga. Irya ni inyamaswa, niyo mpamvu bavuze ngo n'umwana w'intama. N'umusirikare wamubambye yahinduwe n'iyo mico ye. Amen. Buriya isi izahindurwa, ingo zacu zizahindurwa, aho dukora hazahindurwa, nuko duhindura uko twitwara. Ariko twebwe umuntu agutunza agatoki uzi ugakurikiye, iyo avuze nabi umusubiza nk'uko yavuze, kuko isi idushushanya mu ishusho yayo. Ariko iyo utumbiriye umusaraba, isi gushushanya na Yesu. Uko abantu barushaho kuba babi wowe ukarushaho kuba mwiza, uko barushaho kongera ubukana wowe ukabugabanya, ukavuga ngo ntabwo nzasa namwe, nzasa na Yesu. Kuko buriya Yesu ni wa mukristo, ni ishusho ya mukristo udahindurwa n'ibihe. Umukristo utagira ate? Udahindurwa n'ibihe. Umukristo udahemuka iyo inzara yabaye nyinshi. Ariko we dore inzara. Twabaye mu nkambi. Umva, nushaka gukora ikizamini cy'ubukristo uzabe mu nkambi. Twabaye mu nkambi ibyumba, noneho turagaragara pe. Uzi yuko utuntu tw'amanjwe nk'isabune, utuntu tw'amanjwe nk'umunyu, utuntu tw'amanjwe nka korogate, duhinduka commodity ikomeye cyane. Umugabo akarya abana n'umugore. Umva, sinya mbabwira hano, umugabo yaragiye sinzi ahantu yakuye akunyu. Uzi ko akundi bazinga agapapuro mu Kinyarwanda bakakazinga gutya bakagushyiriramo umunyu, arakazana mu ikoti. Murabizi twaryaga impungure na twa tuntu bita rantiye. Rantiye zidafite umunyu ntabwo zimirika. Noneho umugabo araza abwira umugore n'abana, aravuga ati rero muranzi tukiri mu buzima busanzwe ibiryo bitarimo umunyu ntibirenga umuhogo, none akakunyu nimubona minjiriyemo ntibizababaze. Araminjiriye asubiza mu mufuka. Ukagira ngo umugore we cyangwa abana we iyi si yameze amenyo. Araba yarityaza akamera nk'ay'ingona. Abagabo bakarya abana n'abagore. Ariko singiye gusubira muri izo nkuru, muraziza babaye muri ibyo bintu, buryo ubukene buragatsindwa. Ariko Yesu atwigisha yuko iyo amagara aterewe hejuru, muzitegere Yesu ku musaraba yikuyemo ikintu cyitwa selfishness, kwirebaho. Areba abo bantu bamuhamye, aravuga ati data ubababarire. Areba nyina ngo yarahagaze aho hafi y'umusaraba, aravuga ati oya, mbere yuko mpfa ngomba no kwita ku kibazo cy'uyu mubyeyi. Barumuna banjye baracyari batoya, ngomba kumusigira umuntu mukuru uzamureberera. Abwira Yohana ngo Yohana, uyu mubyeyi uzamureberere ni nyoko wanyu. Yohana ngo aramwakira mujyana iwe. Rero bikubwira ngo Yesu ku musaraba hari ikintu atwigisha. Iyo ubuzima bwakomeye, impumuro nziza, biriya bita ngo impumuro nziza. Ubundi ku bwa kamere yacu turikunda, ubundi ku bwa kamere yacu twirebaho, ubundi ku bwa kamere yacu twihagararaho. Ariko Yesu akatubwira ngo ku musaraba ndashaka kubereka ubuzima nibukana bukaba bubi, ntukitekerezeho, ujye utekereza Imana, utekereze n'abandi. Nugera mu bukene ujye uzirikana n'abandi. Nugera mu bibazo mujya mubona ukuntu abantu bari so selfish. Buri munsi
mwari mwabona nk'iyo dutwaye imodoka mu muhanda, ubwo mba mbibigisha ngo mwe kujya mubikora. Iyo dutwaye imodoka mu muhanda, murabizi imihanda yacu ni mito, hagasigaramo nk'akabureshe gatoya, niho zose zari zirimo kugenda zigenda urusorongo zicamo, ukabona umuntu araje n'amashagaga menshi n'amakonfidence menshi, na kakandi gatoya twari dufite akagafunga, arimo gutangurana. Selfishness, human stupidity, ubuswa bw'abantu. Muzitegereze muzabibona. Umuntu ayobora abantu agafata umushahara akawukuba gatatu, ngo ariko murumva ngo abayobozi ngo bagomba guhembwa neza. Nyamara burya abayobozi Yesu bagomba guhembwa neza, ariko imirimo ikorwa n'abayoborwa. Siko bimeze se? Wagombye gutekereza ukavuga ngo iyi business yanjye ntishobora kubaho ntafite iriya man power. Reka mpere ku cyo dusangiye twese. Ninde ujya wibwiriza akazamura umushahara w'umukozi wo mu rugo? Umuboyi wawe cyangwa umuboyezi. Ariko burya turabaswa bitabaho. Umuboyi usigira urugo rwawe agateka ibiryo ukaza kubirya, umuboyezi ugusigaranira abana, ntabwo uribwiriza na rimwe ngo umubwire turabizi kubera akazi keza ujya ukora ndakongeje, atabigusabye ndakongeje, nakongereyeho 5. Ngo niba tugeze nko muri Noheli na Bonani umushyirireho nk'ibihumbi 10, umubwire rwose aya ngaya ndayaguhaye ni umunsi mukuru. Tujya tubitekereza se? Buriya rero ni ikintu twagombye gushyiramo, kuko Yesu yagiye ku musaraba aho kwirebaho, nubwo byari bimukomereye, yiha abandi. Impumuro nziza turimo kuvuga ni ukwiza. Iza iyo twavuye muri center y'ubuzima bwacu tugahagarikamo Yesu, noneho kubera ibimutembamo bikadutemberamo tugakurikizaho abandi. Kandi buryo iyo bidutemberamo natwe ntidusigara ubusa. Mwambwiye ngo amen. Ariko hanyuma ndangiza, impumuro nziza iva ku musaraba aho ituruka ni ahangaha. Murongo wa 46 baratubwira ngo Yesu avuga ijwi rirenga ati, data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Buri ikizadushoboza mu bintu byose ni ukubona ibibazo biciye mu Mana. Muranyumva neza? Iyo urebye ikibazo niyo cyaba ari kinini cyane ukakirebera mu ndorerwamo z'Imana, gihita kiba gito. Kuko niyo wapfa ukavuga ngo ndapfira mu biganza by'Uwiteka. Yesu yarebye bari abantu arababarira, kuko yari azi yuko n'ubundi iherezo bya byose bifitwe n'Imana ye. Aravuga ngo data ubu mu biganza byawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Ariko ntabwo tugomba kurindira ko tugiye gupfa ngo tuvuge biriya, ahubwo nubyuka mu gitondo ujye ubwira Imana ngo Mana ubuzima bwanjye mushyize mu biganza byawe. Nujya kuryama usiga ubuyiragije, wibwire tumva rero ugiye ngiye kuryama ngiye gusinzira, wowe usigara uri maso. Ubuzima bwanjye, urugo rwanjye n'abanjye n'ibyanjye mbishyize mu biganza byawe. Ube maso, udutwikirize igicu cyawe. Hariya ya mpumuro nziza niho izakomoka, kuko ubuzima buri mu biganza by'Imana. Buhumura nk'uwabikozeho. Mwari mwabibona? Buriya rero abagore muri abantu beza. Abagore muri abantu beza pe. Hari igihe ndamutse umudamu, mwabuze mubona haryo wa mudamu ni pisi washakaga kumubera, ukahobera nk'umudamu nka pisi ariko yikubise parufe umubiri wose. Usinzi ukuntu mwe mu bigenza, muratera mugatera no ku myenda. Noneho ukaramutse umuntu wagenda ukajya wumva uhumura, kuko ntigeze iyi parufe, ko ntigeze nyitera. Kaza kwibuka ko hari umudamu wigeze guhobera, yari yayiteye itera na bene ahangaha, aguhobeye nawe kujyaho iyo mpumuro. Burya rero ifashe ubuzima bwawe ukabushyira mu biganza bya Yesu, ugenda abantu bavuga ngo kuko twumva uhumura ukuntu, uti buriya ni Yesu nahobeye. Haleluya. Rero iyo uhora muri environment ya Yesu, ukamuhora hafi ukamureba, abantu baratangira bakajya bumva uhumura Yesu, akavuga ngo ariko se ko tubona uyu muntu atandukanye, nuko nicarana na Yesu ugasa nawe
Imana ibaha umugisha. Iriya impamvu iriya mpumuro iba nyinshi cyane ivuye ku musaraba. Burya indabyo ntabwo zihumura iyo utazikanze, ariko iyo ufashe nk'ururabyo rwa roze ukaruhonyora, impumuro yarwo ihita izamuka. Icunga ntabwo rihumura kugeza uritonoye, ya mazi yarya kujya ku ntoki rikirirwa rihumuraho. Iyo ubuzima budukamuye nibwo duhumura neza. Haleluya. Rero nagira ngo nkubaze wowe wicaye hano, iyo ubuzima bugukamuye uhumura uti? Nigeze kwigisha inyigisho yabaye very popular, ngo uhumura ute iyo isi gukaranze. Nabonye abantu benshi, hari nabibeshya bakayinyoherereza ntibibuke ko ari je wayigishije. Uhumura ute iyo isi gukaranze? Kuko iyo ufashe ubwo ukabuta mu ziko buranuka, ariko iyo ufashe inyama irimo ikinura ukayinaga ku ziko, impumuro nziza irazamuka. Uhumura ute iyo isi gukaranze? Uhumura ute iyo isi guteye imisumari? Uhumura ute iyo isi guteye amagambo? Uhumura ute iyo isi gushinyikiye amenyo? Jya usa na Yesu. Dusenge Imana. Ariko niba wicayemo hano ukaba wumvise umwuka w'Imana arimo kukubwira ngo mva rero, uyu ni umunsi wawe wo kugura amavuta mashya ukajya uhumura nka Yesu. Kuko hano dufitemo abantu bagira akarimi gatebuka kuvuga nabi. Abakozi bawe bakuzi batyo, umugabo wawe akuza atyo, cyangwa umugore wawe, kuko natwe abagabo ntiturishyashya, cyangwa abakorege mukorana akazi, waba uri patro ho bigashinga umugani. Ariko uyu munsi tuvuge ngo tugiye guhindura amavuta, sibyo? Tugiye guhindura amavuta. Imana idukorere vidanje, iduha amavuta mashya, amavuta mashya, a new anointing ivuye ku musaraba. Uriya mutima wa Yesu aba ariwo dutahana. Niba wumvise Imana ivugana nawe, zamura ikiganza dusenga Imana, ubwira Imana ngo Mana Mukiza, numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunga. Reka dusabe umwami Yesu rwose, niwajyaga ugendana, erega hari ibintu twiyemeraho cyane, ngo jyewe ntuzanshakire muri bene aba bantu b'imvuga rimwe, ngo ntuzanshakire muri bene aba bantu ngo bakandagirwa ku bitugu, ngo jyewe ndi kagoma sindi inuma.